barahanga yarangije Imana bimubwiye yamubwiye n'umunsi azarangirizaho. Icyo cyonyine gusa nico kigomba kuguha ni nk'aba Mose Imana arabwiye ngo itegure ejo tuzamuke hariya ni hariya uyu munsi wawe urarangirira ahangaha. Rero ni nayo mpamvu twebwe inshuti bavandimwe tubwira mukuru wacu Koreta tumufata nk'umubyeyi wacu twaratureze mu buryo bw'agakiza, ni na mukuru wacu tumufata rero cyane cyane niwe twatubwira cyane n'abandi tumubwira ngo nukuri hari impamvu muribuka kuko ngo Imana imubwira kuko uzarangiza uriya munsi ngo yarabaga ngo ariko se nikubonye ko ngewe narangiza mbere ya nyihasha mama kiri hariya. Imana iramubwira ngo nuko niko bimeze kugeza ubwo nawe yabyemeye akabyakira. Kuko iyo Imana ivuze yemeza umutima wawe ntabwo byari byoroshye. Ni nayo mpamvu rero ibyo bigomba kugutera umutima wo kumva kuko ibyo Imana yashatse rero mureke kubirwanya. Bisanzwe kuvuga ngo twihangane tugire gute nibyo niko bimeze. Ariko murebe impamvu Imana yashimye yuko ari witwara mbere yabanyihasha bakiri hariya. Hari impamvu rero ejo hafitwe n'Imana mu biganza byayo. Rero Imana ibaha izo mbaraga. Hari impamvu yashimye ko ari mwebwe musigana. Ndimo ndabwira mukuru wacu Koreta. Hari impamvu yashimye kuko nuwango rero Imana igukomeze hamwe n'abana n'umuryango na famiye mwese muri hano, abavandimwe inshuti bakuru bacu bari hano. Rero Imana iduha imbaraga zo kwihangana kuko hari impamvu yabishimye. Kandi icyo Imana ishimye Bibiliya ivuga ngo uko ijuru ryitaruye isi niko ibitekerezo byacu bitandukanye n'iby'Imana. Kandi icyo Imana itekereza ishima nikibona ko ari cyiza cyane. Rero ndasaba kugira ngo mwongere kwakira imbaraga yuko ibyo nibyo Imana yashimye kandi nibyo byiza kuri twebwe. Niyo mpamvu Imana idusaba kugira ngo tuzakire. Iyo umuntu atarakira ikintu ejo hiwe bizemera nka kiriya gikuta kiri hariya. Iyo utarakira ibyabaye ibyo Imana yashimye ngo uhora ufite bariyeri waje kuzamuka ngo noneho ubuzima burakomeye. Ariko iyo umaze kuzakira rero nimba utarumva kutarabyakira winjire mu cyumba ubwire ngo Mana ndagusaba kugira ngo nakire ibyo washimye. Amen. Ibyo numvise kuko ntasenga ntarivuze iryo jambo. Nimba utarumva kugira ngo mukuru wacu abana utarabyakira ukikibaza impamvu yashimye kuko mukuru wacu wari umubyeyi wacu mu buryo bw'agakiza twakuriyeho kugeza tugeze muri aka gakiza. Nimba utarabyakira usaba Imana ngo iguhe izo mbaraga zo kubyakira kugira ngo iyo utarakira ikintu ejo hawe hagenda hafite ingorane zikomeye cyane. Ugenda usekura ibikuta bimeze nka kuri. Ariko iyo umaze kuzakira Imana ikaguha izo mbaraga zo kubasha kuzakira ejo hawe neza, ejo hawe harakomeza. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire. Reka dusenge Imana. Mana yacu turagushimiye, dushimiye izina ryawe rikomeye, dushimiye izina ryawe ry'imbaraga, dushimiye kuko uyu munsi ubayeho tuje kureba aho Mwami Data. Kandi ndabizi ko n'aya magambo arimo yumva nani Baramu yaravuze ngo icama ngo azapfanga urupfu rw'abakiranutsi ngo kandi ngo amaherezo yanjye akazaba nka yawe. Icaduha natwe tukazarangiza nk'uko mukuru ngoma. Turagusaba abana, turagusaba Mwami Data mukuru wacu Koreta turi hano Mwami, turagusaba ngo umuhe imbaraga zo kubasha kwihangana kugira ngo Mwami Data abashe gukomeza kuko hariyo byinshi Mwami, hariyo mpamvu washimye ko ari wasigarana urugo kugira ngo abashe gukomezanya n'aba abana bari hano Mwami. Ndagusaba ngo buri wese umuhe izo mbaraga kuko uwanesheje uwatsinze rupfu na kuzimu ni wowe Yesu. We wapfuye ukazuka, ni wowe ufite imbaraga zo kwihanganisha buri wese urahangaha utarumva ko byakira ukinanirwa mu mutima. Ndagusaba ngo izo mbaraga z'umuzuko zimanuke muri kano kanya zikomeze buri wese kuko nta wabyishoboza. Urupfu ni ikintu gikomeye, iki nicyo kiza kitwereka Mwami Data kuko hano iwacu atari mu isi, iwacu ni mu ijuru. Niyo mpamvu Mwami Data iyo tugeze muri ibi tuza kwibuka tureba turaba akanya gatoya, iki nicyo kitwereka kuko iwacu ari mu ijuru. Ndakwingiza ngo reka buri wese akomezwe yambikwa imbaraga muri kino gihe cyane mu kindi gihe kizaza, ni mu izina rya Yesu. Amen. Hano urangiza gusoma ijambo ufate umwanya muta umwe twese
urebe urwandiko Pawulo yandikiye abikorinto ba kabiri ibice 4 no ku murongo wa 18 aravuga ngo twebwe ntitureba kubiboneka ahubwo tureba kubitaboneka kuko ibiboneka ari iby'igihe gitoya naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Amen. Reka dufate akanya ko kumutekereza. Twakiriye umuryango umubyeyi Koreta n'abamukomokaho n'indabo ziri bazibashyireho ururabo rwa kabiri ururabo rw'umuryango twese w'itorero bakire ururabo rwa kabiri ruyobowe na madamu na umwe muri muzana ejo kuri itorero abandi bose bari hafi yacu negere abandi mwese kandi uze mwese n'abaje dushimire inshuti n'abavandimwe itorero nyemeye kuba natwe kwibuka Bishopu Usengimana asezerana n'abantu kandi tunamusubiza na gahunda y'urusengero. Murakoze. Yego, reka mbere gusenga twongere kandi tubashimire nubwo batubwiye ngo kwihangana ariko nuko igihe cyose ni urubuto rw'umwuka. Tugenda dusabira buri muntu wese kwihangana no kurushaho gutekereza cyane, kuko umwanditsi yaravuze ngo uzaduhe isengesho yasenze Mose, yaravuze ngo uzaduhe kumenya kubara iminsi yacu twebwe dusigaye, bituma dutunga imitima y'ubwenge. Tugiye gusenga, niturangiza dushoje ko amateraniro twashoje, abashyitsi afite aho baduteguriye ababishinzwe nimbara ahangaha cyangwa nimbara aha ku rusengero. Nanone abashyitsi turaza kubana akanya gato cyane, muze kubyihanganira, twongeye kubibasaba muze kubyihanganira. Naho busiga ubundi amateraniro yacu twayashoje, twababwiye ko nimugoroba tuja guteranira epfo hariya muri kiriya kiyo kindi dufite, kugira ngo Imana ishobore kubana mu natwe. Data ukiranuka, Mana yo gushimwa no guhimbaza, ibi byose turabigushimiye Mana. Ntitwari tuzi ko tuzahagarara ahangaha kuri uyu musozi, kuri ubu butaka, ariko warabiteguye mu muteguro wawe w'iteka ryose. Mana yacu, ijambo ryawe ryavuze ngo anje gupfa abambere Abeli agihaye avuga, Gedewo wejo bundi aracyahavuga cyane muri twebwe.
araca havugana n'aba baraha abamuzi n'abatamuzi aho aryamye honyine aco yavuga mana yacu. Ndabizi ko mu mirimo izamukurikira n'uyu munsi urimo n'uwundi uzakomeza kubamo kuko aracyarimo akora imirimo ikomeye kandi imirimo itangaje. Eza umugisha abantu bose mwami Imana bakoze urugendo rurerure. Reba bene data bavuye ku migabane, reba intambwe babashe gukora ibihumbi n'ibihumbagiza. Mana ubibukire, reba bavuye mu bihugu bitandukanye, abavuye mu migi itandukanye. Ahangaha ntabwo hari hakwiriye, ariko Mana kubw'icubahiro cyawe wa Mana yacu, abakozi b'Imana babaye ahantu hakomeye, ariko wakunze ko baza kuryama ahangaha, ariyo mpamvu itumye turahangaha. Mana uhabwe icubahiro kubw'ibyo. Turasabira umugisha umuntu wese waje, twinginga ukuboko kw'Imana kugira ngo gusubizemo intege, gukomeze kurushaho kuduheza kwihangana no kumenya kuko umubyeyi wacu tuzamusanga. Tanga umugisha kuri buri wese aho tuja, kandi mwami Imana ibyakorewe ahangaha byose twebwe ngo turangije kwese tuzatubona ko turabakoze batagira umumaro, kugira ngo icubahiro kibicawe abari uhabwa icubahiro kibicawe mw'isi no mwijuru. Kandi Mana yacu ukomeze kudufata mu mugongo, ukomeze kutuja imbere, ukomeze kudukomeza amaboko, ukomeze kudukingurira amarembo y'imigisha, ukomeze kudukingura amaso kugira ngo turusheho kubona hirya y'urupfu ubugingo tuzaba mu iteka ryo tutazabwamburwa, tutazanagutakaza n'undi munsi umwe. Tubisabye tubyinginga kuko ngo uzubasha gukora ibiruta ibyo dusaba kubwa Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen.